kurwana narwo rurananira bibite meze neza nkumbuye nkumbuye nanjye umva nawe urangwa basi uba wasonye ukaba winjiye se numvaga ari ababyeyi bawe baraza pe ndavuge ni wapi kandi urabizi ko batankunda njye narakubwiye ibyo ababyeyi banjye uzabiharira ababyeyi banjye njye ndagukunda urabizi ntabwo ari ngombwa ko uzajya uhora nose uzihisha kugeza ryari sinabikora iki sheri nose tuzabana gutya uza ahangaha buri munsi ugagara inyuma y'urugi nose nidufata umwanzuro wo kubana nabwo ntabwo uzaza ngo tubane cyase bazaba babyemeye ibyo bintu bivemo ibyo bintu banciye intege ni ukuri kw'Imana mba numva ngiye urashaka kundeka urashaka kundeka wenda gukunda sheri ndabizi urankunda ariko ikibazo cyane ntabwo ushaka kuza ngo tukomeze tugomba kubibumvisha basi reka uyu munsi nubwo nabahinguka n'imbere bireka cyane mu rugo n'ubundi bose barahari ntabwo naza ntabwo bankunda ntabwo nese bebe nitutangira gutegura ubukwe kandi batazaba babyemeye nzaza se nkwishingireho nibyo ushaka se basi ikibazo nawe ntabwo wumva imbogamizi zanjye ndabyumva ariko niko tugomba kubibumvisha ngomba kubwira ko nkukunda n'isi ubundi ni iki ngiye biriya bintu byabo ngo kugushakira umugabo ubundi si iki kinyejana n'ibyo undi muntu umugabo bibi ngiyo ntabwo ntabyo nakora iki koko kandi mba mushaka ngwino tujyane mu rugo bwa rimwe basi rimwe ryonyine basi ibintu byose biri bende byirengera ndakwinginze shamba bariye umva byaba bibi byaba bigaragara ngiye biriya bintu byabo ntabwo mbishaka ngewe nshaka ni wowe bebe urabizi ko mukunda sibyo ikibazo ntabwo ushaka kubinyereka oya ndabikwereka none se kuba nguhamagaye ngo duhure ahubwo ugashaka ngo nze mu rugo simba gusanze hano si mu rugo se guhagarara inyuma y'umuryango ako ngareba abantu bakuru si ibingibi urumva bigezweho ako uganira nabo basi kumva uko impumeko yabo njye papa narabimubwiye namubwiye ko ari we nshaka numva ntabwo byumva neza ariko ngomba kubimwumvisha kurushaho ariko nawe ugomba kumfasha ugakomeza ujya uza mu rugo bakakubona bakabona ko uri umwana mwiza bebe tunaguzi ko uri umwana mwiza urumva nyine hari ukuba mwiza hari no kuba udafite kofi kandi tugenda tuye mu rugo vayo cyane ngenda nahatinya ahantu ni mu bipangu gusa kukumva ase ibintu byo gutanyanga ibintu byo nako tuzubaka icyacu ariko ngiye nzagufasha twubaka igipangu cyacu ngwino tugende vayo ngwino rikunda tukinde ngwino ariko subizi ko atari byiza ariko shamba bari tukajyana ese ubu ngubu ngiye ibyo bintu nzakomeza kugwe ubundi uri Shani mama uwo ninde murimo gukurubangana aho ngaho ngo niki niki se mama sinawe kubwiye nyine ko ni sheri wawe nyine no mungu dukunda uyu ni sheri wawe nta soni uyu ni sheri wawe nta soni se mama ubundi we byakomeza kumbuza gukundana n'umuntu ariko kubyara nabi we kubyara nabi niko gute wifata uyu ni sheri wawe uyu azakumarira iki ase mama hano utari umusore mwiza ubundi umusore mwiza ufite iki afite iki nese ubundi bumwangire nese ubundi ni icyo afite narakubwiye ngo uyu musore simushaka urabona yazakumarira iki ariko ubundi kuki utumva asoni niko uwa bite byawe ngwino hano kwanza ngwino hano mbwire neza ukuntu uza kunteshereza umwana umutwe ngwino hano wiseta ibirenge ngwino hano uzumbwira ukuntu uza kunteshereza umwana umutwe ntabwo mba ndi kumutesha umutwe mama utawumutesha turakundana murakundana buri urabona uzamumarira iki twashakisha ibintu singushaka rwose winteshereza umwana igihe singushaka ko umbera umukwe ndabyanze ntuzongere kuza kunteshereza umwana igihe ntabwo mba mutesha igihe kwanza nawe arambona ambwire neza ukuntu ajya kunsebya bene ako kageni Shani Mafi ubaye iki mama umukobwa ungana nkawe wagikubitwa na nyina wakoze iki byose arambangamira ibintu byose nikoreye oya ntukiteteshe cyane ngo ukabye mbwira byagenze gute byagenze gute sobanurira
agukubitiye ubusa arifashe aragukubita ntacyo wakoze basi sorry naza arabimbwira wakoze iki Shani uri umukobwa wanjye nkunda byagenze gute ngene magaze mama baraje arangije ubundi ko mbona unkanura amaso nk'igisambo ubundi bite byawe ni icyo ushaka ahangaha mva mu maso vuba none ahangaha ihute basi mubwira nsezere agusezera ibiki genda mva mu maso vira ku rugo komeza umbwire yifasha aragukubita nta kintu wakoze ikintu nakoze nasoni wajyana ntabwo ibi bintu byumva si ibintu uko bitabaga muri uru rugo se bije bite usobanurira umbwira ukuntu ujya kwisebya bene na nyoko nawe ndabona yari amavura niko mbwira ukuntu wirirwa uhagararanye n'insoresore zitagira umumaro hariya ku muhanda insoresore mubaze ibyo yari arimo mubaze si nguyu Shani ngora mu maso ahubwo ngo izihe soresore mama Shani kagahungu uzi ko kwa mugabo hariya hirya aho urakururana na yanzerereza ubundi papa muzaho Shani iriya marine ubona yakamarira iki hasoni fukama hasi nta n'isoni urabona utadusebya koko uzi urwego rwacu ubuntu bwo gukundana n'iriya nzererezi y'umuhungu biza kumarira kugeza ryo urabisebya Shani niba ushaka kubaho neza umwana w'imfura niba ushaka kubaho neza wicunge ntabwo ushaka amayibobo mu rugo rwanjye ntari nibajije ikintu nyoko agukubitiye usanze naramutse neza genda nagutwika urukundo uzi icyo urukundo bisobanuye urukundo rurarurya uzi ko ufite imyaka 23 nari nakuntu murwiga muhoza isoni wowe urashaka kujya kundushya unzanira ziriya mbesire z'abasore zidashinzwe uriya azakumarira iki agira haba biriya bintu ntabwo bishobora kuvamo agira akazi keza avuka he kwanza iwabo ni he umva rero mubwire wa mukobwa ndamukunda nukuri mbona n'undi muntu uhaye gasopo ya nyuma sinzongeye kumva mu matwi yanjye ngegerayo idashinga base muguruke twumvikanye ko utazabyongera mama Shani ariko rero nawe ntabwo yari umukobwa ugikubitwa jya umubwira neza hari ibintu ubona ukabona urugero cyakoze nubisubira jya urabizi mwiyamye nawe mubaze ko ari ubwa mbere mbimwiyamye ni nayo mpamvu namukubise kubera guhora mbimwiyama akabirengaho niyo mpamvu nakubabariye kubera ko ngukunda ariko niwongera jya urabizi gende mu nzu ndabaga wongeye ukanzanira n'utundi tusore tudafatika tudashinga uzambona Shani ntuzambabaze ntukanzamurire isukari mujinga sana toka mubone mu cyumba Jimmy amakuru se ko mbona wihebye meze bite mfite ibibazo byankomeranye cyane pe ibihe bibazo by'inkondo kandi sinzi icyo nakora rwose ngo bimeze bite se ndi gukunda umukobwa ariko ni umukobwa wo mu bakire ariko ndi kubona nzamuzira pe ntabwo iwabo banshaka nta nubwo mva mbese nipashije muremure
ubu sinzi icyo gukora rwose, mbona bazananyica ahari. Kubera bakakwica kubera ngo wakunze umwana wabo se? Ni mu bakire, wumve ngo ni mu bakire, dore ni hariya hirya muri ariya mataje. Ibyo rero ntabwo bikibaho, wigira ubwoba. Wabo barakaze, wowe ntabwo wabyumva, kereka ubabonye nibwo wahita umenya ko mfite ibibazo byinshi cyane. Ese ubundi uwo mukobwa ni uwahe? Dore ni hariya hirya rega kuri ya taje iri hariya hirya muri karitsiye. Taje? Hariya muri mudugudu w'abakire se? Hari ahantu ko hatuye abantu bakomeye gusa, abaminisitiri cyane. Yaba akurura mu gipangu rero ku gipangu nk'icya gatatu uvuye kwa Gatera tambika. Ariko Jim uratinyuka koko kuri uriya musaza? Uriya mukobwa nkunda, ngira mukobwa naramubonye arankunda pe, nanjye kandi ndamukunda. Rero ntago sinzi icyo nakora, ntago nabaho ubuzima ntamufite. Shamungu wawe mba nkukoze mu ntoki, ariko nawe ibintu wakoze umenye utarashyizemo gutekereza. Uriya mwana we hatama vewiti, mfite igitekerezo. Umukobwa aragukunda wabo? Arankunda pe, nawe kandi uramukunda? Nawe uramukunda? Nanjye ndamukunda cyane. Urabizi rero mwana, twarushye kuva tukiri bato dukura mu buzima butugoye. Ubundi mu buzima habamo amahitamo abiri, gupfa gukira. Umukobwa nimba gukunda, uriya mwana ni umubakire, sibyo? Iwabo bafite amafaranga, niba batagushaka banakwicisha. Utangiye kuntera ubwoba sibyo? Kandi nari nzi ko ariko mpungiyeho. Hari uburyo ngengeyeho kugiramo inama n'itekerezo ngeyeho, ariko gisa nko kwiyahura, ariko gishobora no kugukiza. Kamwereka umwana nimba gukunda koko, urumva ushaka uburyo muryamana. Kaho nyumvira mama, none tutasaga neza rero shana amafoto arakeye kabisa. umva kano gakanzu kandi nawe kamiteyeho ndabyibuka. Ese ntazi guhitamo. Ni mama wanjye rwose nkugurira, ntabwo ubona ko ari mwiza. Ako ngaho ushamwe wadufotoye ndabona nazi ibintu yadushiriyeho. Dore hano yarabyishe. Kwa namwe muri kundisha wagira ngo ntabwo wari uhari. ubundi kera ko abana b'abakobwa bakundaga na ba papa babo. Ubu ngubu kuri naco ibintu mwazanye ni ibiki? Amasi nyine nakuze mama. Ugeze wahere papa inshuro zose twarishije mu mama. Uzwe abigiye yigeze nko gushaka kwigendera. Muri kunyihimura. Ubugiye cyane. Ako nawe turi kumwe. Ako papa niwe wabitere abantu wicaye gusa ne kwicara he. Nundi wagaragaje ko utanshaka. Mu rugo haba intebe ya papa rega ntabwo bizi. Papa ibyo bintu bitagiye ngiye ibyo bintu abantu bishizemo ngo intebe ya papa. Nje nzabihindura ninshaka umugabo. Ibyo bintu by'intebe ya papa wapi? Ese ubundi shani kandi uvuze gushaka umugabo. Wa muhungu muracyakundana? Ibyo bitangiye kandi twari tumeze neza. Kuki ibyo bintu yusuzanamo? Nyine mbwira. Buri gihe cyose turi mu bintu byiza utangiriye kuzana ibintu bya Jimmy. Kuki ibyo muhoramo? Jimmy? Ese kumbe yitwa Jimmy? Mama ngiye rero utangiye kunyicana muto. Ubu ni nimereye neza. Mbwira niba mugikundana. Ubundi nta kindi kiganiro twaganira. Kuva iki byo ari cyo twari tubiganiriye. Hari ubwo ukibona muza nanga mu rugo. Ntabwo ubona ko nimereye neza. Nabwirwa n'iki? Wenda mufite aho muhurira. Mbabarira. Dufite n'igikobwa cyiza. Amaze gukura, amaze gusobanura. Nawe umugabanyaho igitsure cyinshi ntabwo ari byiza. Urata papa. Ntamushyiraho igitsure. Ngo bimeze bite? Papa nawe kandi ahise abizana. Nanjye utangiye kumvugira none numva yose nabongerera ariko ntabwo naka. Okay. Sundi papa. Ugomba kutubwira. Kamundi mbabazi. Ubundi mumwangira iki? Ubwo iyo ni inama koko. Wowe tutarakora ubukwe urakora ubukwe, so ubukwe ubwe ntagashaka kukubona. Urashaka gukora ubukwe n'umuntu adashaka kubona. Wowe igitekerezo ngiye kuguha icyo ngicyo mubwiye. Fata umukobwa ushaka uburyo muhuza muryamane, sibyo? Numara kuryamana umaking sure yuko wabashije kumutera inda. Ngaho Urumva?
wowe nta n'inama uri kungira ahubwo uri kunyosha noneho bazahita banhitana. Niyo mpamvu nabanje kukubwira ngo nibitagukiza birakwicisha. Urumva? Terinda. Uwo mukobwa numutera inda amahirwe hari inama. Bazamushyigikira bange gusaba nk'umuryango kuko nta bakire babatera inkunga mubane mukora ubukwe. Kuko umukobwa ntabwo bazajya kumushyingira undi mugabo kandi hari undi musore babyaranye. Ntabwo bizakunda. Icyo ni kimwe. Ikiri cya kabiri bazagufata bakurigise bakujwigirize bakujugunya ahantu tukubure burundu. Bari kubyumva? Ariko ngiye ndumva nshyize muri dairema nshyize hagati na hagati ntabwo nzi ngo uri kungiriye nama ngo bazanjwibura ngo mutere inda ngo bazadushyigikirana. Ubwo se bazakoramo iki muri ibyo ngibyo? Nakwizera iki ko umva inama nkugiriye? Shaka uburyo umukobwa aragukunda nawe uramukunda, sibyo? Shaka uburyo umukobwa umwoshyoshe muzane muhure. Subira ugira ngo ugerageze ushaka kumubona ugira ngo biba byoroshye buriya ugira ngo namubona. Mwahuriye he? Ari mu bipangu ahora mu bipangu yo mushaka nuko umuhamagara kuri phone. Niyo nyuze n'ejundi nanyuzeyo none hana yanjye habuze gato bari badufashe ubusuko ko wowe shaka uburyo kimufata umwoshyoshe ushaka uburyo akugeraho nimba gukunda pe uko kuvuga ngo uzajya gutereta ngo ujye gusaba shaka nkubwire ndi mukuru wawe ariko nanjye kiranga ipangu sinzi niyo bambwira ngo tujye njye gusabira sinajyayo. Subwo ngira inama ngo buriya mu muco wa Kinyarwanda harambagizanyaga imiryango. Nese papa irige hano ntabwo mu muco wa Kinyarwanda bibaho ko umuntu ashaka mu muryango atazi. Papa reba uzana umuryango uriya uwo ngo ni Jimmy. Ndawuzi nyine. Urawuzi? Njyewe sinjye wabo. Bo barankunda n'abantu beza papa. Kandi amwe mubabonye ibyo ntabwo bihagije mwana wanjye. Erega iyo tukubuza Jimmy kuba beza se bumva ntabwo ari ukukwanga. Reka mbikoreho reka mbitekerezeho neza ndebe ko byakunda n'ubundi bwo gupfa no gukira no kugerageza amahirwe nk'uko bimbwiye. Iyo nama ngiye wewe wibitekerezaho ibintu byinshi gahunda ni iyo ngiyo niko ugomba kubikora. Ndumva nari ikindi kintu cyo gutekerezaho ibintu byinshi. We bikore gutyo n'ubundi no gupfa no gukira niko bigomba kugenda. Okay. Ndumva niyo mpamvu kubikora mwana. Mpamvu nkwizera Big Bro. Ubu se ariko umuryango wa Habineza urawuzi? Ubu kuri invitation nashyiraho nde kuko navuga ko ngiye gushyingira he. Amaze papa afite izina nawe afite izina rega. Ase papa ubundi ibintu byo okay wagize amahirwe ubu turanagushimira. Ntabwo uri kurangiza kaminuza. Ndi gusoza. Ntabwo mwize classe sociale. Shabana ntabwo mwazize. Papa ngiye kamba. Ubu ni gute jewe n'ubushongore n'ubukaka jewe. Papa ibyo bintu bya nutabigabanya rwose. Nashingiye mu bantu batazwi ba. None se urashaka ko nzajya gushaka umugabo none ntakunda? Aho papa urugira ngo nzabeho nishimye ubuzima bwanjye bwose. Nyine umuntu nkunda reba wese ko washatse mama. Imiryango yacu yari iziranye bihagije ku buryo niyo twagirana ikibazo. Ako papa nkubaza ikibazo. Tumenye uko tugikemura. Nyine nkubaza. Tumenye abakidufashamo. Ubu ngo abantu bose bashakanye bari baziranye. Papa u Rwanda rwarahindutse reba abantu tugeze. Ibyo ntabwo bigikora. Nimba muye n'umuntu nkamukunda ngomba kuza ngatuma mumumenya. Ibyo bintu by'abana bubu rero wa mwana ntuzamurira isukari. Erega ugomba gukunda n'umuntu ubona hari n'icyo azakugezaho. Ako mama nawe ntabwo ukuriye kunyumva koko. Jewe nakwishyuriye amashuri meza wohereza kwiga hanze kugira ngo uzanzanire shakarafu mu rugo. Papa ngiye kambabwire rero aho bigeze. Ngiye uramungu ndamukunda kana n'ikintu kizigira kimagarika kumukunda. Nibisaba no guhitamo nzahitamo kandi uvuze papa kana mwanzuro nzafata. Uvuze ntabwo rega mushaka kunyumva. Ikibazo cyane. Igihe cyose no kugira ngo numve ibyo muvuzi undi mukobwa wamureze. Uyu mukobwa rwose ndakangahe ababyeyi bavuga nawe ukavuga agiye kunsebya kabiri. Iyo mvuze muravuga ngo ndavuze navuga ngo